ba Muruyaha TV ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Mwana ndaki naje muri press conference, ariko ikigaragara cyo umwana aravuga ngo byarashwembutse ibya Doha. Bavuga ngo turi Doha ariko agosha droite turimo turabaswa. Kigaragara cyo urugamba rurakomeza rube, urugamba rurakomeza rureme dukurikije ibyo twasobanuriwe na delegation yari kuriwe na Benjamin Mbonimpa. Ndi mu mujyi wa Goma rero kugira ngo tubereke byinshi, video zose, ibiganiro byose uko bikurikirana. Muze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru tubaha bikomeze bibagendekere neza. Mwari kumwe nanjye Mwana ndaki mu mujyi Igoma, mukurikire video yose. Asante. Ayo masezerano y'ibanze rero akubiyemo ingingo nyamukuru 8 arizo ziswe protocol. Protocol ya mbere niyo kurekura imfungwa. Iyo protocol nk'uko nari mbabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanwaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi mwese, ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protocol ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho, ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Muzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa byabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresha indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi, abazitwara, abapilote, za drone z'ubwoko bwinshi, harimo za zindi z'Abashinwa za CH4, hakabamo n'izindi bagura muri za Turkiya. Ese bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Noneho rero hakabaho protokole ya gatatu, ikaba ariyo yo kwiga ku butabazi no kurengera abaturage. Urumva icyo bita humanitarian aspect. Hakakurikiraho noneho icyo bise ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere yacyo, akaba ari iya 4. Iya 5 akaba kwiga ku inzego z'agateganyo z'umutekano, uburyo umutekano uzacungwa muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Iya 6 akabaho kwiga ku bwenegihugu no gucyura impunzi ndetse n'abakuwe mu byabo n'intambara. Iya 7 akabaho kuzahura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iya 8 ya nyuma ikaba ikiga ku butabera no ku bumwe n'ubwiyunge bw'abakongomani. Murumva rero ko inzira ikiri ndende, turacyari mu biganiro by'ibanze, inzira cyari ndende. Izo ngingo zose nk'uko nzibabwiye, buri ngingo izajya yigwaho, ifatirwe ibyemezo, yigwe n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Ubu rero turaha abagiye Doha baje kutubwira ibyo bari bagezeho. Bakeka twese twabyumvise hamwe, twese twabisomye hariya, twabyanditse, ariko ibyari bikubiyemo muri make n'ibyo ngibyo. Yego Dr. ibyari bikubiyemo nibyo urabitubwiye, twanabyumvishe, ariko na Benjamin Mbonimpa nawe yavuze ngo muri Masisi, muri Reaxe ya Zaruki ibitero birakomeje. Ni ukuvuga ngo baraganira Doha, ariko mwebwe muri eneo murimo muraraswa agosha droite, yewe hakaba hari n'ibice bifatwa bari muri ceasefire cyangwa se muruhutse. Twabonye Gatoyi bavuga ngo yafashwe, tubona n'ibindi bice nka Kazinga, ariko ni nabwo habaye imirwano za Runtukuru. Ubu Shabunda niyigezweho. Muri ceasefire bimeze bite? Kuzashaka Mike Tang. Urabizi neza ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo bukora. Ibyo basinye bashyizeho umukono babisiga aho ngaho. Rero kugira ngo tuzagere ku mahoro arambye, babwiye ko ari inzira ndende, ariko bizasaba ubushake bwa politiki, ubushake bwimazeyo bwo kugira ngo buri kintu cyose twumvikanyeho kizajya gishyirwa mu bikorwa.
bitabaye ibyo ibintu bizagorana. Dr. twabonye ibiganiro bavuga ko bizakomereza i Rome muri Togo, ariko uyu munsi nimwe twagiye dukurikira tugasanga ngo ari abakongomani bose ba opposition. Ese namwe mwiteguye kujyayo? Ese bizasimbura ibyago? Oya, ibyo bintu ni rumazi, abantu bapfa kuvuga gusa. Twebwe icyo tuzi ni Doha, icyo tuzi n'abahuza nk'uko babivuze hariya, kuko n'ubumwe bwa Afurika bufitemo uruhare, ariko umuhuza kuri uyu munsi wa none ni Qatar, igihugu cya Qatar. aho tujya buriya niba dutumira tuzasubirayo, ibindi bizaganirwa tugezeyo. Hanyuma Dr. mwakomeje kuvuga ngo inzira iracyari ndende nk'uko musobanura, ntabwo mwajya muri root causes. Iyi etape yo izagerwaho ryari? Hanyuma ikindi mushaka ko mukomozeho ikigendanye cyagarutswe muri press conference, ikigendanye na etablissement leta cyangwa se gushyiraho leta, iyo structure gute murakoze? Bon, icyo tuvuga buri protocole cyangwa buri ngingo nyamukuru izafatirwa umwanya wayo, yigwe isesengurwe, kandi nk'uko twazivuze 8 hari zihuye buri ngingo. Buriya ni root causes, ni ikintu, ni intandaro y'amakimbirane y'ibi bibazo duhoramo buri gihe cyose. Muzi neza ko buri myaka 5 cyangwa se ingahe tuba twasuye mu ntambara. Ibihugu SNDP ko twasinye 2009 ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009, turajyamo tujya muri leta twese. Nanjye nakoraga muri leta muri porogaramu yo kuzahura ubukungu, ariyo ya ngingo ya 7. Urumva, ariko ntibyakunze nicyo gihe 2012 dusubira mu ntambara. Kubera iki? Ntabwo bubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Urumva, abana bacu bari binjiye mu gisirikare, baragiye bakaba deploying iriya kure, bakajya kubicirayo. Urumva, icyo bintu rero ntabwo dushobora kubyemera. Dr. ikindi kibazo kijyanye na banki zitarafungurwa, ubona ko bikiri imbere njye ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ndavuga ikijyanye n'ifaranga. Ko tubona muri Uvira ifaranga ry'amarundi rikora nta kibazo, wagera muri kote zose nta biganiro bihari n'ibihugu bituranye, ku buryo wenda ifaranga rya Uganda cyangwa se ry'u Rwanda ryakora mu bice mugenzura kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu turacyafite amafaranga y'amakongomani arahari, yanazamutse n'agaciro ye. Ubu ikongomani ku idolari ni 2,200, kandi tukiza twasanze ari 3,000 hari birenga. Urumva rero kugira agaciro ni amahirwe, ni byiza. Ntabwo turavugana n'ibihugu bituranye kugira ngo amafaranga yabo atangire akoreshwa ahangaha. Tshisekedi aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, yanashyizeho abaminisitiri 3 bo kubikurikirana. Biraca mu zihe nzira? Zaheheze muzimubaze, niwe uzizi ubwo ngubwo, ariko nitwe duhari. Kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe. Ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse, nta hantu na hamwe byanditse. Nta biriho rero. Buriya sinzi aririya muri Kinshasa ku birometero 2,000 ariho arivugira gusa. Mwese ni mugikeneye Dr. nimubona ko ari imbogamizi kuba iki kibuga kidakora? Bo tuzi neza ko mu bihe bya kera byari hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera. Mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation Turquoise hano kino kibuga. Kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu Bufaransa ku bantu bagikoresheje icyo gihe, ibyo bintu tubyibazaho cyane. Urumva, byatumye tubyibazaho cyane. Abarwo tuvuga tuti kizafungurwa ariko twebwe tubyemeje, doko tuzagifungura. Dr. urakurikira, twabonye umugabo w'umunyamurenge watanze amasaha 72 ku baturage batuye mu misozi miremire Sud Kivu, ubwo ni murenge no mu bice byose twumva hari ya ruguru, ngo nibavemo kuko hagiye kuba urubuga rw'imirwano. Mwe murabivugaho iki? Muremera iki kibuga koko ari hato abaturage abisibaniro ry'imirwano?
bo muzi neza ko babangamwabo barasanzwe. Abantu babangamwabo barasanzwe. Twebwe icyo tuvuga turahumuriza abaturage bo mu Minembwe, turababwira ko twagezeyo, ko twatangiye ibikorwa by'ubutabazi. Urumva indege za drone turi kuzihanura zabishaga buri munsi, n'izo za Sukhoi twamaze kumenya amayire yabo, tubwira abaturage uko bagomba kuzirinda n'aho bagomba kwihisha, twarangiza tukabarindira umutekano wabo. Abaturage bari mu ndake. Ngenda kubwira indege zifite uburyo nta nubwo zitinze intambara. Indege ujya hagati y'imisozi ikaca hejuru. Dufite uburyo bwinshi tuzihunga, dufite tekiniki nyinshi, izo ni tekiniki kandi za gisirikare hari buvugira ngaho. Dr. icyo kibazo cyanjye ntabwo mwagishubije. Ikibazo cyo gushyiraho ETA icyo kintu mwagisobanura gute? Ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere ni protocol. Ibyo rero nabivugaho gakeya, ariko nababwiye ko bizasesengurwa tugize dute dusubiye Doha. Urumva ntabwo kirigwa, ariko icyo tuzi ko muri Kongo hari ibice byinshi bitarimo ubwo busugire bwa leta itarimo, ahubwo leta iri hano. Ntimwaje se Maisha yatangiye twaje Goma, turatembera, twinjira ku mupaka, muratwakira, turaza, turaganira, n'ubu turashoje, n'ubu turacyaganira ibindi. Urumva abaturage hano baranezerewe, baracuruza ibintu byabo, ibyo bacuruje bakabitahana, ntawe ukica umuturage, ntawe ukimwambura, nawe abahinzi barasarura imirima yabo, ntabwo FDLR zikiza ngo zize kusarura. Urumva uze kubatwarira imyaka yabo, ufite inka ye arorora akayikama akayinywa. Urumva rero abaturage bameze neza cyane. Hano hari leta, hano hari ubusugire bwa leta. Ahubwo hariya muri Beni aho ADF yabaye king, urumva hari leta bagenda baje kuyisubiza hari bajya muri Ituri. Ubivuze ko mwebwe ubuyobozi bwanyu bwo buzajya atari ubuyobozi cyane, ubu turasaba kujya kurangiza ADF. Nimushaka kugera kujyana ivyo turayirangiza nako deko. None se ibyananiye Suja, operation Suja ya igisirikare cy'Abagande na FRDC, ARC ni igomba kujya kubakuraho. Reka nze nkubwire UPDF bajya bafata abantu ngo ni ADF, bajya gucekinga neza bagasanga ni FARDC n'abasirikare ba leta ya Kongo. Urumva bose ibyo bintu bamaze imyaka 4 hari bari kuzenguruka muri ariya mashyamba, ariko bajya gukora evaluation ni eshek. Hari uburyo bwo gusubiza kubera iki imikoranire ntabwo ikitse. FARDC ntabwo ishobotse. Icya mbere yuzuyemo FDLR gusa, babaye integrated barimo. None ubwo muzasubiza gute mu buzima busanzwe iyi mitwe yitwaje intwaro? Biriya biganiro bya Washington hagati y'ibihugu byombi niyo shingiro yabo. Bariya ba FDLR bave mu ngabo za leta, urumva baze basubire iwabo. Abarundi barasaba kuza mu biganiro, ariko Abarundi se bazaturuka ntabyo bazabona. Ntabyo bazabona, bajya kuganira na Tshisekedi havuye guhembesha natwarayo. Bavuye guhembesha banamuhaye na champagne arasinda agwa mu hoteli inde. Ubwo busugire bwa leta rero mu birometero 50 bya Kinshasa, ahantu hitwa Kingakati, aho Perezida Kabila arafite ferme famu. Abantu bitwa abamombondo nabo ni umutwe witwaje intwaro, nibo bahari ubu ngubu benda kugera muri Kinshasa capital mu mujyi mukuru. Urumva saho hantu hari ubusugire bwa leta, barangiza bakaza ngo baje kugana ubusugire, nitwe tuzabya iwabo kubisubiza. Rero icyo ngicyo cyo kirasobanutse, tuzabiganira wiriya, ariko icyo tuzi nuko uko babivuze hano ubu turi impande ebyiri zicaye ku meza zingana. Urumva ibizakorwa byose tuzabifatanya. Kuzahura ubukungu nyakubahwa Dr. muri protocol barimo kuzamura imbere ku bwiza y'abaturage. Ku ruhare rwanyu
abaturage hano muri Goma n'ahandi bifuza yuko za banki zakungura nicyo cyifuzo cyabo ndetse mwe uruhare rwanyu ugendeye kuri iriya protocol nubwo mutuma mubiganiraho mwababwira icyo abaturage twabwira abaturage ko icyo kibazo twakivuzeho hariya Doha urumva birananditse no muri iriya accord cadre biranditsemo urumva tuzabaha za kopi zayo tuzabisoma neza byanditsemo rero no muri icyo gihe izo za banki za Kinshasa ziyoborerwa Kinshasa zitarafunguka hari izindi banki hano zatangiye gufunguka tubaha ibyemezo tukabaha impushya bagafungura harimo muri mwe bambwiye ko ahubwo yagiye no mu Rubaya iriya bagiye gufungura ayo banki urumva rero zirimo zirafunguka zirimo zirakora irimo iratanga serivisi neza ku baturage cyane abaturage barishimye yuko bashobora kohereza amafaranga mu mahanga bakanakira n'andi aturutse urumva ibyo bintu n'inguzanyo ziratangwa ariko byose amaserivisi yose barayafite iyi banki yemewe ikora neza. Dr. reka tugushimire ku kiganiro wayitangazamakuru. Murakoze cyane.